izo nda zanyu n'imperi zanyu ntawe ukeneye ko mumworoza. Ese ubundi uteye ute? Ubu nta burubura mu mutwe. Tuka dafite umubiri wo kwambika iyo myenda. Ahubwo nuko yabuze ubushobozi bwo kuyigura. Ahubwo abantu aho kugira ngo batugirire impuhwe baradusenya. Ngo abana banjye bararya none inzara banyicaye. Cyose uzashaka nzakikugezaho kuri iyi si y'Imana ndagukunda cyane. Ni wowe nshuti yagenda umurwaza ndigendeye. Cye muri gahunda zawe kandi ubuze mwari muri kumwe muri gahunda imwe. Bije ganga wa mwabasazi. Ubundi angaka ari mu karuka buri umwe wese yinjira akanywa mwasabye icyo kunywa mukishyura mukagenda mukamva imbere. Muhumure ari kugenda yoroherwa mu kanya nawe ari kugenda Biraza muga. Ariko tutaza n'igitunguru. Siko mama hana ashaka kujya guteke vuba. Ndebera karoti ntabwo gusa ubungubu koko. Fate nanyu ushire mu mugana. Iki yakuzana rapa ariko nk'uyu nguyu ubundi uyu nuwa hehe. Kaye ngo Sungu ubundi mama yaragukuye hehe. Gusa isafuriya irinze igira. Shamara sinza mama yagukuye rwose ubundi nk'abantu nk'aba. Zani cyo haragatiyo karoti nyine. Ariko ibibazo biragura muri iyi si. Mbona ntazi ibintu byo muri uru rugo rwose. abakobwa barangije ko ari aho nshaka kwigendera. Stephanie ndakora agatogo kaye ko nshaka kwigendera ko biranga agatogo. Hari umukobwa uramubwira ikintu agaseka ngo shyiramo inyanya ari wowe ibintu harimo sabwo arashyira amavuta kumbabura nta gitunguru nta kintu kimwe yateguye ahubwo se uranarya. Ushatse kumbwira ko agatogo nababwiye guteka mu gitondo katarashya ngo ngende urira ndangije kwambara. Yego ko mana genda unywe icyayi nurangiza ugende rwose. Icyayi se ngo kimarira iki nababwiye guteke mu gitondo. Ntabwo ibiryo bitegereza mama. Mwese ubu muntu ndi kumubwira agaseka nta kintu ansubiza. Wiki je ntabwo ndi kubyumva ariko ibyo uvuga kandi niko bimeze. Umushahara umuhemba ari njyewe uzawuhemba ntabizi. Ubu tuvugana ntabwo karajyaho. Ngo ntabwo karajyaho. Vuga ngo n'ibintu byose ari gukoresha nta na kimwe aratunganya. Arashyira amavuta kumbabura reka umva aho sundi uriya wamukuye he. Icyo ni guseka n'ibitwenge birasa undi nibiki. Wiki none se ubudareka kugenda aho narinjira cyangwa ngiye mu gikoni kubyitekera se umukozi naba narazanye uwiki. Uragenda none se muhemba yaba yarayiki. Uragenda none se kurya nicyo kiri imbere se nimba hatakuba bashebura byiwe. Wivuga ngo ndagenda niba ibyo kurya ari byo kurya ngomba kugenda ndiye kuko nababwiye kare. Sinzi impamvu uzi ko usonza nk'umwana uri kwibe. Oya ntabwo wivuga gutyo Fani. Ariko mama ubundi kuri gutekereza kugenda ukaba uri gutekereza ibintu ushyira mu gifu cyawe ntutekereze inguzanyo ya banki. Urabizi neza ko tumaze kuraranya. Urumva kandi urabizi ko wagusha amafaranga menshi. Amafaranga 300 n'amafaranga menshi ntabwo uri kubitekereza. Ese ubu ntihashira ukwezi utarabona amafaranga wishyura mama uzazibana kuzerekeza. Atari we nanjye kandi ndimo. Umva Fani we ntugira ikibazo. Umukozi wa banki turaziranye nzabimubwira byumve. Ariko mama agiye mfite ubwoba n'ukuri. Ni gute uvuga gutyo ugatinyuka kuri 300 umunsi umwe wenda cyangwa ukwezi ukumva ko naba 600 cyangwa 900 ukumva yuko ayo mafaranga uzayabonera rimwe warangiza ngo umukozi wa banki muraziranye. Erego umukozi wa banki umva njya gufata inguzanyo niwe nanyuseho ambwira inzira anyuramo. Uziko narinzi ko nebura professor bamwimuriye mu kindi cyumba. Mvano kuri nanjye nemeye yuko atakiri mwabiri yabitaro ariko mbajije muganga wasimbuye umwe wamwakiriye harya yitwa Ndera. None se uramuganga sinumvise atubwira ko ari rase wari wakoze. Ko se buriya koko professor ntakiri mwabiri yabitaro. Sha uzi kuntu namusanganye n'undi mukobwa kandi ukango ndinzerereze uzi ubwuzu nari mufite. Reka tureke kwibuka ibyo professor yadukoreye rwose kwa ko nanjye na mama twamusanze mu kabari harimo aranywera atwita abasabirizi mu maso y'abantu dukorwa n'isoni. Nyine bivuze ko asigaye mwabiri yabitaro abwiye abaganga ngo batwirukane maze asigare hari. Ariko ubwo baduhaye nomero ya Rorasi wareka tukamuhamagara. Ubwo se turamuhamagara tumubaza iki ko? Nyine turamubaza umurwayi wari wakomeretse yakiriye muri ibyo bitaro ahaherereye. Erega mama ibyo mbwira byose ndabyumva pe.
ariko ikibazo nifitiye ni uko amafaranga arimo yiyongera. None ubwo mukozi wa banki uri kumbwira byibura hari n'icumi bamuhayemo mwigeze muyasangira ko wiyubakiyemo inzu, urumva uzagenda umubwira ngo ibiki n'ibiki, iki nta kintu na kimwe yagufasha, inyungu ni izawe. Umva Fani wigira ikibazo, njye maze kuyafata namuhaye 1,500 kandi niyo ngiye kujya kuyishyura nkasanga umurongo muremure ahita ntambutse akabwira ati we ngwino wishyura. Ariko mama wasetsa. Ese mama uzi ko ubu narinzi yuko ari nyiri banki byibura munavugana ari inshuti yawe, naho n'umukozi ukora kuri gishe. Mama uwo nguwo nta kintu na kimwe yagufasha, wumvise ngo ni nkawe wigendera n'umugenzi. Umva wigira ikibazo, urumva neza iriya myaka ari guhingisha ibanze yere kandi nawe umupfakazi aracyahinga. Umupfakazi aracyahinga niza mu busimba. Umva nkubwire nta busimba buzazamo, iyo ukize ubukize ibintu birizana. Niyo utafumbira ntugire igitoki ntema hariya aho ibintu biri n'ahandi umva biraza. Ariko si ubundi mama uratekereza iyo utinyuka gutuka umuntu nkuriya ari uzatuma wishyura inguzanyo ufite, ubundi ufite ubwenge, ubundi mama ujye wihangana ntago ari kukubahuka ariko jya uha umuntu agaciro. Fani uratinyutse uraruka ngo nta bwenge ngira. Oya mama ariko nari nabanje kukwiseguraho, ndakubajije ngo ahubwo ntabwo buba ufite. Ubwoba bw'ikisi? None se mama buri urabona atadufatiye runini, wakabaye umwubaha uriya ne mukamwubaha n'ukuri. Umva nkubwire Fani nta n'umunsi n'umuri nzigira mwubaha, ahubwo niba njya kona yongeye no gutunguka mu gipangu cyane. Baba we umva urabizi wa mukozi ujye kupa hano azafata yarakereti imwe yacimbutse, umva akubita umuntu n'amaguru yavuna. Mama naho ugeze ariko mama kucyunenguka kabya umva nkubwire mama kandi ibintu ukora bizakugaruka. Ntega amatwi nkubwire Fani mama ujye uha agaciro umuntu umenye ko nawe yaremwe n'Imana ntabwo yaremwe n'igisimba. Kuba ufite amafaranga mama ejo yagushiraho nema agasigara gutunze. Umva nkubwire Fani uriya nta nubwo yemewe gupfundura udushumi tw'inkweto zanjye. Ngo tw'inkweto zawe ntabwo abyemerewe. Mama iyaguhaye niyo yamwiye. Tegereza gato. Umva nkubwire wintege iminsi Fani ibi bintu ntabwo nabishakanye nawe. Ugiye habi nanjye nabangiye habi ko tutabishakanye mama, ariko ujye wirinda kunenga gurengera. Wumvise ntago ari byiza pe. Umuntu n'umuntu mama kandi umubiri ni umubiri uriya ashobora kuzamuka. Umubiri n'amafaranga se bihuye mama utazaza uwo wimwe. Ko utangiye kuntega iminsi Bose natubwira ko yamusize mu bitaro urumva turi buhindure hiki. Warese tukitahira muvana. Nyine turaba tumenye ukuri ko professor yatwihungije adashika ko tumurwaza. Uziko ari byo ngaho muhamagara. Ntabwo uzi ko nta telefone ufite koko. Eyo sorry kandi koko ntacyo reka nze muhamagara. Muhamagara rwose umwana musaza wanjye. Musiracamo ahubwo Biracamo. shaka tumuhamagare twumve. Naciyemo. Ikibazo wasanga hose. Hello? Ni wa mukobwa wari urwaje wa musore waje yakomeretse umwe muheruka kwakira mu bitaro. Muraho neza. Turashima Imana. Nyine twagiraga tubabaza ahari. Wa musore rero twaramusezeye arataha. Ntabwo yari afite ibintu bikomeye byinshi cyane byatumye tutamutindana. Murabona ko twari twanamushyizeho isima. Ubuse koko yari yakize neza? Yari yakize rwose usibye akantu gato cyane yari asigaranye ku kaboko ariko yakize. Nta kimana ishimwe ubwo yari yakize neza. Ahubwo se musaza ryari ngo mbahereze amafaranga azabajyana mu cyaro yasigiye. Sera n'ayabasigiye ubuse n'ahantu turi ubu ngubu ntituhazi, ubuse twamenya tubabwira ngo iki. Cyakora turi kubona haruguru nyine y'ibitaro ahantu duhagaze hari umuhanda uzamuka n'undi utambika akongera akanyuramo n'undi uzamuka. Ubu twayobewe nta nubwo tuhazi pe. Ni ukuvuga ngo ahantu muri ntabwo muhazi. Ntaho tuzi rwose. Mushaka umuntu hafi aho ngaho mumubaze ahantu muri noneho munyohereze muri mesaje. Jewe ndahita nza mbari
barebe nta kibazo ndahabasanga mushaka umuntu mumubaza ahantu muri ahari uko bahita basange reka turebe ko tubona uwo tubaza ubwo ngubwo turahita tubandikira muri mesaje wenda mutebuke ahubwo tutayobagurika. oya nta kibazo niba muri mu muhanda murata mubona umuntu mumubaze ntacyo genda ahita nzana kwihuta. Sawa murakoze. yego nawe murakoze. ariko muhone wumva ko yasezeye ariko ubu kuko ni twamukoreye iki cyatumye agenda atanatubwiye ko nyine ngiye kinshimishije nuko yakize pe nyine gusa nayo mfite ubwoba mpangayitse ariko wenda ubwo yakize nta kimana ishimwe. wasanga atari uko rwose yanatwanze ahubwo ari isoni n'ikimwaro yifitiye ariko mvuze ibintu yadukoreye njye na mama. ariko wabyihoreye njyewe uzi ibintu yankoreye ngasanga ari kumwe n'igikobwa mu modoka yangize akambwira ngo bite wanzerereza iwe ibaza ariko bitekereza. ni isoni musaza wanjye yifitiye wenda reka dutegereze turebe ko wenda hari n'umuntu wamanuka wenda tukohereza n'iyo mesaje turebe ko wenda yaduha n'ako gatike tukisubirira mu cyaro. umva ni ukuri pereka dutegereze turebe wenda ko yatuzanira maze njye n'amafaranga yari yanciranye yose turebe ko naguraga agakoma utuji waradufashije uzi ko musaza wanjye atarahinduka ngo agere aho muri iyo mijyi yajyaga tukubwira ngo wigeze no kumugurira ipantaro. ndibuka rimwe mama twashonje twenda gupfa mama araza aravanga ahuye n'umumarayika amuha 5 nza kumva karesha mu warakoze nta nicyo ndakora ahubwo kuko n'ubundi nzaguma kubafasha erega ndacyamukunda kuko yageze mu mujyi agahinduka. ntago mbizi pe ntago nari nzi ko umujyi uhindura umuntu bigeze kuri iyi yamaze gukira atwihenuraho ariko sinzi ariko mureke wenda ariko hari igihe azatugarukira ntawamenya reka dutegereze amazi arashyuha niyibagirwa iwawe wambewe wenda reka dutegereze nabyo ariko niko bigenda nibura jya uwanamubonye uzi ukuntu numva mukumbuye ariko wabyibona. ariko se muvandi hari ikintu ushaka kukubaza bari abantu bari bakurwaje ko nabonaga ntazi ukuntu bameze sinzi ukuntu basaga ibintu bari bambaye n'abantu b'abaturage bari aho ngaho nabaheye icyo ngicyo ndashaka kumenya ikinsubiza. ikindi kibazo mfite ko wari wishyuye ibitaro amafaranga yose ko nta n'ikibazo wari ufite ubona bahaye n'amafaranga arenga pe ayo twari kukwaba ariko se watewe n'iki gutoroka ibitaro? umva ibyo ngibyo byihorera ariko ubundi uri muravunwa n'iki haryo ubundi witwa se ubundi wazana nyisuriye banyita Laurence. byiza cyane kumenyana nawe nanjye nitwa Professor. none se ndacyakubaza nicyo uri guhunga muri bari abaturage mufitanye ikihe kibazo? bari abaturage se uvuga bariya bari bakurwaje kiragiye bariya rero bari bandwaje numva ngo nabana nafashaga ahubwo nagiye kubona mbona bangoye igitumo ntungurwa no kubona rero bandwaje isoni ziranyica. none se hari umuntu utarwara ko byari byaguteye isoni? erega mugasinati ngo kubwira ko umwe mwabari abakobwa ari mushiki wanjye undi ari umukobwa twahoze dukundana kuko ibyo nabakoreye n'Imana ndumva itambabarira rero nta kintu nakubwira nushaka kureka kumbaza byinshi kankihorere. ariko si uyu mugabo wemeye kwishyura ibitaro agasiga abarwaza be nicyo arimo kumpisha koko? umva ahubwo ibyo tubyihorere ahubwo se wazanyisuriye Rora. gusura se nta kibazo nzabitekerezaho ariko se bari abarwaza bawe barava hariya gute? ariko uzi ko nakoze amakosa akomeye cyane nanduje izina ry'ibitaro byacu. Laurence ntugire ikibazo ibyo birakemuka. birakemuka biteze? reka nsimbuke njye kuri banke nzana amafaranga ndaguha udufaranga nyine tw'amakosa nagukoresheje ndashaka yuko bari abavandimwe bampera 200,000 akaba gatiki nyine bagatega bakasubira mu ngo zabo bakava hariya. ubwo se nimara kuyabahereza bagateza intambara n'induru ngo ntago bari buhave batabonye umurwayi wawe? ariko se Laurence urumva icyo ngicyo ari ikibazo? none se nabuzwa n'iki kugira ikibazo? erega nakoze amakosa njye ku bitaro bashobora kunyirukana. nibaramuka bakwirukanye uzazanye nyine nzaguha akazi ubufaranga ari ku bitaro baguhemba kinajya guhemba nk'inshuro 10 zayo iwanjye nta kibazo ufite. urumva icyo ngicyo ari ikibazo ahubwo wereka nsimbuke sibyo bari abavandimwe banjye ubampera 200,000 basobanure neza ko umwe agomba gufata 100 n'undi 100 bagatega bagasubira iwabo baragenda ngenda bizi rwose.
kibazo noneho murakoze ubwo simbuka ubwo turaza kuvugana rwose ndaza kuguhereza amafaranga asimbura nyine amakosa nagukoresheje kandi buriya waranandwanyeho nta kibazo ubwo ukoze cyane turaza kuba tureba uko bimeze ese ubundi ubu imvura yo ntiyahise ariko ugiye kujya nitekera kandi ufite umukozi koko ariko amafaranga ntanga n'ay'ikigo ariko se ubundi wowe ninde numva ufunguye igipangu cyanjye ukivogera uko ashakara baraba atari babasabirizi baje gusaba dore ko bananiwe gukoresha amaboko yabo birirwa basaba nema we ni ubu koko uje gukora cyane mu rugo rwanjye arega n'ibibazo mubyeyi ariko ibibazo n'igihe babitura nabwiye mu murwa ngo uhagejejwe nande mu murwa wowe uvayo wagiye n'iki sobo ni imodoka wagiye nabwo n'iki naje kureba umuhungu wanjye ariko mana nyagasani ndakubaza ngo wagiye wambaye utya ubu se umuntu waguhaye itike ninde wari wicaranye nande ubu ngubu ukuntu umeze gutya n'ivumbi ritumuka gutya ndeba koko wagiye mu modoka uragenda uyicayemo wowe ndagiye ngo iki ninde waguhaye itike yo kugenda usa gutya usagiye wambaye gutya ndebera we uzi ko nta wajya wishimira uruhande y'abantu gutyo se ntabwo byumva ariko ndabona intoki wazitoneye da ngo iki ubusa hahandi naguhaye guhinga warahahinze mva rwose naje hose naraharangije hahandi hose wampaye narahahinze naraharangije urangije utoneye intoki rero ngo ugiye mu murwa ugenda usurya umeze gutya wagiye mu modoka usa gutya ndebera we umva wa mugore usibye no kubutumva umenye yararwaye no mu mutwe umva nyamuneka n'ubundi narasaze pe nahuye n'ibyago umwana wanjye w'umuhungu ajya mu mujyi akora impanuka ibyo nabyo nkeneye kumva urumva neza ngo umuhungu wawe yakoze impanuka yajyaga mu mujyi yazi ko ari mu ijoro agiye umva sinaguhembyeho hari ikindi kintu ukeneye kumvaza umva mubyeyi narinje rwose ngo ungurize amafaranga 3,000 mbona agatike mbona n'agakoma uzi ko umuhungu wanjye yarwaye akajya no mu bitaro ariko ubwo ntabwo ubizi umva nakubwiye ko izo mperi zawe n'uwo mwanda wawe n'inda ntabikeneye hano muri urugo rwanjye urabyumva neza umva rero nkubwira mbabarira n'ibyo 3,000 nzaguhingira ibihe byose nzaguhingira ariko n'ibyo 3,000 njye kwisurira umwana ari umwana wanjye ararwara mu bitaro ubwo se numva ko se bibazo ngenda byemera nzagukorera biva aho shigenda mvira mu rugo ahubwo nawe uzaza ngo hisani ko kumushyingura bareka nkubwira mbabarira n'ibyo 3,000 urumva nzajya gukorera ibintu byose mpinge mparure nkubure imirimo byose kugeza isi irangiye nzagukora umva gwinyitapagura imbere ahubwo mbare 3 wamvire mu rugo usohotse ariko se mubyeyi wakoreye Imana ko ubwo se ari njye nawe gukorera Imana ninde nta soni uzi ko nta mukiranutsi ujya yicwa n'inzara kandi nta n'umukiranutsi ujya useba basi mu by'Imana yabahaye mukiranutsi wafashije wakoreye Imana ugafasha umukene nkanjye umva madamu sohokera mu gipangu ujye kugwa ku bandi ntabwo ari njye baza kugwaho umva neza cyamba baronka igihombo kubabarira iki niyo wapfuka mugapfuka nta mafaranga yanjye ashobora kuguha umva mbanya yashatse mwigaramiye mwibere gutya mwicyanyirirwe kwirwa musabiriza gusa mubuga ku bipangu by'abantu biyubakiye nta soni mbabarira igihombo basi nigurire igiko ntayo naguha niyo wagira ute umva niyo wakwasibuye nzataha n'amaguru ariko niboneye umva ahubwo gira gutya sohoka tugende mvira mu gipangu ese wowe nuko warahindutse ku buryo urwara ukarinda ugumera gutyo koko ntiwanambwira none siko nakoze impanuka nanjye urumva nanjye ndi kuri moto yikubita hasi urumva nashidutse ndi mu bitaro nta byangombwa nta telefone nta n'amafaranga nari mfite kandi nagomba kuva mu bitaro ariko nkize urinda ugumera gutyo neza none se ubwo urumva nase nakubwira nkoresheje iki na nimero urabona ko akunda umuntu atabazi nimero z'umuntu mu mutwe narazitekereza nkazibuka nkagera kuri 0,8 35 74 6 3 izindi nkazibagirwa nkabona ndi kwibuka 8
ati po nta kundi ndavuga ati tuzabona na nyine niba navuye mu bitaro ariko rero byari umwaka reba iminsi yose ubwo tumaze iminsi tubonana duhurana ariko kabari ariko ujya gukora impanuka turaburana neza cyane uko bigenda nyine wese ko ibyago nta muntu byahamagarira ubona biza pa bigakubita aho ngaho ubu se ubu biracyari ibisego kandi ndimo ndorerwa ahubwo se wamenya ko nishyuye ibitaro nahiza nkabwira muganga akansohora oya muganga muganga gusohora byahataraho nihuta amaprocess yo kuzi gusohora kwa muganga wa si iki se nabishyira ideni mbarimo usohoka gutyo gusa gusohoka gutyo gusa mbese bari umuntu uzankurikira ariko se ejo muri kometse kumuna imodoka yawe akoze accident n'icyo ubu nyine ikigena ari namwe inzoga urumva shane hari ahantu hari yanye nyine kunywera igihe kigeze nyine turahimuka kuba ko hari harimo akavuyo ibyo ndabyumva rwose hamwe se mumaze kuyimuka ibyo bindi byo gukomereka byaje nyine nabonye nta mbaraga mfite kandi nawe urabizi ko gutwara imodoka wasinze nta makosa ibyo byo ni ngombwa ahagomba kugucumba 150 bakanagufunga iminsi 5 yes nkunze ko nawe ubizi ubu nyine navuze ngo reka mfate moto ngitere mu kagato moto biragoye yosha nuko byagenze rwose amahirwe nuko imodoka yawe itangiritse ahubwo nagize imana kuko iyo yangirika noneho ikiri no mu nguzanyo ntiyishyura wagize isine kuba mpombye byahatari professor ntabwo nabimenye mba naje no kurwaza nk'umuvandimwe ibyo birumvikana byo nta kibazo kinarimo ahubwo se nta makuru yashaniya kuko kuva iki gihe nta nongeye no kumubona amakuru yashaniya ntabwo muheruka nanjye ibaze kweri kureba muginga yagiye koko ahubwo se nta nubwo byibuze yigeze yongera guhamagara ngo wumve nimba nimero duherukanira aho mu kabari no ku bitaro ntiyanahageze nimba ataramenya ko moto yaguye nimba byaragenze ati ntabwo mbizi nyine nashitse nakoze impanuka gusa ese byagenze se ubwo warwajwe nande ubu ariko mana nk'ubwo koko ukiwemeye ko mama kuko mvuga ku mubyeyi utagira umutima nk'uwo Fane kuko mana isi nije uzi yuko mbega amagambo abwiye nema Fane mbega umubyeyi gito ako mana Fane urisi mpamagara miki ariko wa mwana we burya uri hano ndahamagara rimwe kabiri gatatu uri hano wanyiboreye mama mbabarira usibye ko nawe utangiye kubyimbana umutwe usibye no kuko nta nubwo nshaka guhuza amaso nawe mama mbabarira cyane wabaye iki oya mama mbabarira rwose nta nicyo kuvugana nawe mfite wabaye iki Fane ngo nabaye iki unyita ndi umwana wawe wajya wita no kubanditse nkuko unyita none nakwihakanye ngo wanyihakanye mama jyeje umbabarira wumvise kuba warambyaye ukanyitaho si uko undi wese uwo hiryaza ukamushibura ngezeho kuzajya guhamagara wicaye hano habe no kunyitaba Fane mama mfite agahinda gakomeye jyeje umbabarira hari icyo wabuze wabwire waburaye ibyo kurya n'ibyinda mama kandi ibyo biri kurya birashira ikindi wumva ushaka ni igiki se gituma udashaka kunyitaba wambyimbanye umutwe mbona kubyimbanye umutwe mama jyeje umbabarira wumvise amagambo kuva mu kanwa inyama wariye ntabwo we yamanitse yose wariye shobora kuba nariye ariko hanze ahangaha hari ubabaye wanze no gutega amatwi ubwo wabibuze kandi waba uvuga ibyo ngibyo ibyo byose uvuga no kuba watamiye amabondo yuzuye nta soni umva mama nishake mbe nariye nagejeje mu muhogo wenda nawe mabondo aturike nk'uko ubivuga ariko nakwanze kubera iki se mwana wa noneho ko numva bikomera ngo kubera iki se mwana wa mama usigaye unenga ukarengera rwose birenze umupaka njyewe nakumva kubwira ariya magambo nyina warise mama numvaga ngiye gusandara umutima ariko noneho umuntu rero ajya avuga ukura kuzire ufise ko nyir'urwo yapfese w'ubumwishe ntese nari buvuge ko ari umukire kandi atari umukire ari umukene ariko ubundi ukize icyo uri ku isi mama ngo iki none se abakire bose ntibaba ku isi baba mu ijuru ngo iki hari ubwo abakire baba mu ijuru ntibaba ku isi umuntu wese ufite umubiri yagakwiye kwitwara uko Imana ishaka akamenya ko erega umubiri na mugenzi we ari umugenzi se ubundi ibintu fana barimo ni ibiki ubu ngubu ngo iki se mama ubundi amafaranga wayaha urupfu ukarugurira urupfu se ruje mama amafaranga wayaha umubiri ngo ureke kukugaruka none se nyina warise yapfuye none se mama ku buryo utinyuka ukabwira nyina warise ngo kuba ari umukene ngo nuko ari umunyabyaha ubwo mbese nuvuga ko waba ufite amafaranga uri umukiranutsi mawe none Bibiliya ntivuga ko n'ufite duke azatwaka bigahabwa ufite byinshi iyo Bibiliya ni igihe yanditse ariko mama ubwo ibyo nibyo uri kugenderaho ahubwo hari n'ahavuga ngo ufite iki mpereho reka ariko mama njye mbona uri mu buyobe cyane uzi ko ndeba uriya nema njye mbona ari umukire kuturenza mwana umaze gutokorwa mu mutwe bigeze aha koko mama ntabwo maze gutokorwa mu mutwe ati kuki none si inzu tubamo twiratana si yabage ntabwo turarangiza kwishyura bivuge ko ari iyari isaha n'isaha yadusohora tukangara
hanyuma se bakandisha ubukire gute? bakakurusha ubukire gute? Mama, inzu barimo ni iyabo, uko imeze kose niyo yaba ari ibyo, ariko ntawe uzabatera hejuru. Sawa neza. Siko mbona atinze we kandi twamwohereje message. wenda wabura nawe ahantu ari buturuke ariko uratahita tugeraho kano ka Cyangwa wasanga nawe natubereye nk'abanyamujyi nk'abandi bose. oya ariko mu Kigali ni amahanga nuko Kigali byo ni amahanga pe. akusiwe nawe wize koko nari nzi ko wenda biba ku bantu batize nkatwe nawe wize Ubuse uretse ko wenda nasoma icyapa kikanyobora wenda simbe nayoba wagize ngo ahantu utazi wapfa kuhamenya. yego umuhodora araje Ubwo simbona je we. nubwo atinze cyane Nagatinze pe. bisabangura ndabona mutari muri na kure. Ntago ari kure. Muraho meze mutese. meze neza Nta nubwo mwari muri kure naho twakora nyine Kigali rega yanaducana Ni kwa kundi umuntu atabaza ahantu erega. ntago nabarenganya kuko ntago muba muhazi. ndabona hafi aha ngaha gutya Mbonye iriya message mpita numva kugira ngo se buriya turenga aha ngaha agenda ari bumenye ahubwo naho Wewe wenyine se kari twese. Maze uraje mbona wahindutse nimba ariko nakubonye wambaye itaburiya. nyine uriya n'umwenda w'akazi nari ndimo kandi kari akazi ahubwo aha nari ndi mu rugo rero nzakora ejo umunsi nta muntu nari nakora. Ariko mugareka nkubaze. Sheri wanjye yarakize aragenda. Ntabwo yari yakomeretse cyane, yarakize rwose, yagiye ameze neza. Uretse utubazo yari yagiye agira ntabwo byari bikomeye kuko twebwe hari iyo umuntu yagize ikibazo gikomeye tumujyana muri urgence, byaba na ngombwa hari n'igihe tumutera sima. Rero ntabwo byari bikomeye rwose. ikintu kishimishije muri ibyo byose ni uko musaza wanjye yakize ibindi nimureke tubyihorere Biba byiza rwose, natwe biradushimisha iyo twakiriye umurwayi tukamuvura tukabona tuvuye mu maboko ari amahoro, natwe rwose biradushimisha. None se kiyo dutahari kure mwaduhari iryo tiki tugataha. Agatike kanyu se? Agatike kanyu rero ngaka yakampaye ngo nkabahereze ni 200. Umwe afata ijana n'undi afata ijana, ngo mutege mutahe mujye mu rugo. ijana harakoze nyamara umuntu aracyafite n'umutima pe. Yayambaye gutyo, yayambaye ameze gutyo ndayabahereza. Ni ukuri turatunguwe pe. arakoze cyane 200 yarekuye. musaza wanjye aradukunda. Yesu we muga nukuri kwese urakoze cyane pe. Kuba tugejejeho ubu butumwa bwiwe ukaba umutumikiye neza, Imana iguhe umugisha. Nukuri urakoze cyane pe, sibyo? Ibi bintu ukoze bikora bake. Rega hari n'uwo yari kuyaha wenda ntanamutumikira akagenda akamubwira ko yaduhaye nano yaduha, ariko ukoze n'urugendo urayatuzanira, Imana iguhe umugisha. Ntabwo nabikora rwose, uwo mutima sinawugira. Noneho rero mwambwiye ko iyo mujya ari kure kandi nanjye njya ku kazi nzindutse cyane, reka njye mu rugo. Noneho muramanukira hano nyine, imodoka ibagezaho mutegera murayifatira hariya hepfo. Nanjye reka nsubire mu rugo. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane. Umuhanda mwiza kandi uwo mutima muzawuhorane. Sibyo nakubwira ko musaza wanjye sidukuje. Amafaranga aracyarimo. Mana we ngiye guhita ngenda ntega imodoka, noneho mama araserebura arabyina we. 1,100 umugo. Turakiza noneho tubaye abakire we. Babandi birirwaga batuvugiraho. Musaza wanjye ahari hose, Imana yumve ko musabe umugisha pe, muhe no guhinduka erega. Mama we sinzi ko nari bubyakire. Byishimo pe. Tugenderere. Nase urwajwe nande? Narwajwe nande? Nakose Jacob umubwiye ko narwajwe na mama na mushiki wanjye n'umukobwa nakunze nkamuta mu cyaro. Ariko siko Jacob ko yanamubwiye ko nta muryango ngira. Ariko nanjye nabaye ikivume. Siko byanye n'imbitekereza nkumva. Ye baba we. Nabuze n'uburyo mbareba mu maso kubera ibintu nabakoreye. Aya Jacob uri kumwihorera. Professor kuba utavuga ucecetse cyane. Apo warwaje ibyo ngibyo byihorere. Siko n'ubundi nakubwiye ko navuye mu bitaro ntekenetse, ahubwo wembwira nta makuru ya Shania ko nakubwiye ko duherukana mu bitaro nyine. Nako mbere yuko njya mu bitaro. Shania? Ahubwo jye nenze ko mwanganye ku buryo buzwi. None wowe uracyana umutekereza. Kwangana se dupfiki. Yaba aruzi ko Shania yahaye amafaranga umumotari kugira ngo uture hasi, kugira ngo Shania yagutware amafaranga yawe. Ese ko utavuga? Naze Shania yakwese shaka umugabo shawe. Kuko se yarashatse cyangwa uri muri iganiriro? Nyine turabyita ikiganiro ariko uko niko kuri bwa. Yarashatse. Ariko ibyo nta kibazo kirimo. Umva ikitabuze mu rutoki ni amakoma. Urumva? Mfite undi mukobwa wanjye inshuti yanjye, mfite undi mukobwa w'inshuti yanjye bita Melissa. Cyonzi ko
nubwo tumaze igihe tutavugana ariko nshobora kugerayo si ubundi yakanga kunyakira kubera iki ko azagenda Professor niko bimeze nta mpamvu yo kwigora ubundi shaka umusore untera impuye koko wananirwa gufata amafaranga ngo wubake inzu nawe uzaba umuntu w'umugabo ugakodesha amaparitema ukaguza amafaranga ukagura imodoka shaka azaza hawe azakubana ibibazo kusikora nzi kama ibyangombwa byanjye ari shani bifite amafaranga yanjye nabuze 800 akaba shani bifite ndabigenza utera none se Jacob ntabwo wamenyera ahantu uwo muginga agiye gushaka ko ngiye tugifitanye ibibazo ibibazo bimeze biteze se ni wowe nyine mama ariko ubundi kucyukingura umukozi aba yagiye umukozi ariko bari byari mu mama bumva ko akazi ari ak'abakozi gusa njye nta kintu nagomba gukora mama ntabwo ari byo nari nziza ariko nese mama ubundi umusanzeyo aha umva ndamubonye ariko ibyo yambwiye nagahoma muntu ngo nagahoma muntu ariko mama aho ubwiye nagukutira mu rugo rwiwe uvuze ngo ikifane ngo nkubite ukubita nyine nese we nimba wumva yuko atakwinjira mu rugo rwawe ngo baje gutezamo inda n'imperi n'ibiki byose ngo uratera imiti ahantu kuki wowe ugenda kumuteza ubwega mu rugo rwiwe mubwira ngo gukora se niwo mukoresha ubundi agomba kubyibwiriza mama njye nagutorera igiti nago waza kumpagarara impande nturiya mu mama ntankorera sindi umukoresha we umukoresha ariko abakoresha bagomba kwiha agaciro bakagaha nabo bakoresha noneho ubwo mbona uri mupinga biriya bigori ntazabisarure kandi byeze urebe ahubwo se mama njye hari ikintu nibaza ko numva utangiye ibintu byo gupingana wari utangiye uvuga ngo ugiye kubisaruza ngo nurangiza ubijyane ku mashini babisye ubonemo kawunga ugurishe twishyure hanyuma nutangira gupingana uraba uri kumuhima urabona se uri guhima nde wowe ko abana bikigiye musigaye munasuzugura jewe urabona uko meze kuko Marcelina najya mu murima w'ibigori gusarura ariko mama ubundi kugira ngo uvuge ayo magambo wamubajira kubwira ngo nagenda mubwira ngo kubera cyo utasaruye ibigori kandi byeze arambwiye ngo nta nubwo akeneye kuzongera gukandagira mu murima wanjye mama erega nawe waramusuzugura akabya nukuri reka nkubwire agaciro wamuhaye niko atangiye kukugarurira bivuze ngo ake wamugeremo niko nawe ari kukugereramo umva ndabize ejo azabisarura natabisarura za mama ufite nagane no kwica umuntu oya ninzari zamwishe nese natabisarura zaryica kazarya iki mama voka imbwa izarya imana irari yihubuye di azabikura heza ko nta n'urwara rwo kwishimagira umva azabisarura anabitwara bigeze hano anabitonore umva kuko atabikoze inzara yamuhita reka mama nakubwiye ngo irari ihubutse kandi imana iyihuburira ihiye ibyo ngibyo simbizi gusa ntwipase muremure ngo umutege iminsi kuko imana niyo nkuru ibyo si ikibazo fani ushaka kuvuga ko adakoze se atankoreye yaryo nta soni urumva azabikora yanga koza kuko se yakora ahahiye ari byo babwene kumuhagaze Marisa ndi makuru se sawa shana ngukumbuye kabisa none se byagenze ute professor gute ibyo bipfuko nyine nibyo se wavugaga ahangaha kwa kundi umuntu agira umuburo waraje mbona nambangamiye njya kwa muganga nyine barawupfuka nabona uri kunyicira isura nawe se ku kaboko ko wagira ngo bagushyizeho na serumu akangaka ni akantu kankoboye bashyiraho akadaki gakeya mba nshyizeho kano gasiparadara nyine kugira ngo nabwo hatagomera kujyamo mikorobe nyine ni ukwihangana urakoze cyane nese kutaruherutse ahangaha ni amahoro aba ari impamvu z'akazi umuntu ari mu bintu byinshi aca ugasanga nta mutima muri wenda umuntu aba yirengagije abavandimwe ugasanga nyine ari bizi ukora ndabona umeze neza biragenda ariko uzi ko muri aya mezi ane yose ashize utagenda hano utamamagara nakumvugisha nagakuru n'ubundi mbona nabura ko ari gusuhuza cyangwa guhakana iwanjye Melissa ese sinakubwiye ko mba ndi bizi nyine muri gahunda z'akazi ntabwo ari umutima mubi wari undi ku mutima urumva ntabwo ari uko nakwibagiwe ahubwo ni uko nari ndi muri gahunda z'akazi ariko professor uratumitse kukumva ko muri ku mutima ubwo se bwo mbere urumva wabaye sibyo no ku mutima no mu bwonko ndimo ahubwo se nukuba icyo umbaje iki kibazo ariko professor urukundo rwawe n'ukuntu umuntu aba kwinginga njyema ngira ngo wagira ngo urukundo rwawe rugurisha kandi se n'ukuntu twabanye ibintu byose twaciyemo bangiza ukanyihimira ngo wabonye abandi buriya byarambabaje buriya se urazimera umugore aba ari uwa mbere
urumva nimba twari twakundanye aho umuntu ashobora kubona undi muntu ariko nyine sori sibyo kandi urumva ubundi umuntu aba ari kugenda niga ntabwo wavuga ngo wenda uri ahantu hamwe ngo uzamenye ibintu byinshi ntabwo uzi ko akanyoni kugira akamenya ibintu byinshi cyangwa se katari amakuru menshi cyane kagomba kubanza kureba ahantu hose ukuntu bimeze no waragiye uriga wagiye hose n'abandi bakobwa bose wasanzwe uriga nanjye nazo nigira runaka rero ko numva nanjye umutima wagira ngo ntabwo ukinkunda none se ahubwo ibyo bintu uje umbwira cyangwa ari iki ntabwo neza ahubwo bibaye byiza waba ugiye ukabumvira ngaho ukagenda bitekerezo nakumva bikwiye guhamagara ese ugiye kunyirukana muri ubu buryo koko cyangwa ari uko wari uyu muburu narwaye urabona mfite igifu ukagira ngo oya ntabwo ari ikibazo cyo kuba arwaye usibye ko n'ibyo ngibyo uri kumbwira ngo kugira ngo uhishe ibyo warwaye ukaba urwaye n'ibindi byishimo ntabwo bigeze niyo mpamvu rero ndikubwira nyine uba ugiye nzabitekerezo ngo wabagane ok ntayo n'ubundi siko tutakomeza kuvugana utabishaka ko ntabwo ufata umugambi ngo mbumbure ntacyo reka nigendere buriya nzumva nkomage hari rimwe nta kibazo nzabitekereza nta nubwo namperekeza se oya inzira se n'uyizi ampaye shamiri warahindutse kabisa ahubwo sari uzi ko ntekereje neza gasanga professor atari urwanga dufitiye ahubwo n'isori n'ibimwa kuko reba kuntu cyagiye yakangutse yabona ari twebwe agahita yongera agasinzira nyine nanjye narabibonye nagiye kubona mbona arakangutse araturebye arangije mbona arongera arasinziriye ariko reka mubwire umuho hari ahantu wari kundya urwara njye ntabwo nari kuva ari umusaza wanjye ameze kuri sharika nawe uransetsa pe umva none se njye n'ikintu kiri kubinyemeza neza ntibibuka ukuntu nagendaga nkagura ji n'imigati byose n'ibinyomoro nkabizana umuganga yarangiza akatubwira ngo nidusohoke twagaruka tugasanga yabiriye iriya ryari isiri ryiwe n'isori n'ikimwaro yari yifitiye wenda yatekerezaga ibyo yadukoreye akumva adashaka guhuza amaso natwe ariko ntabwo rwari urwango iyo ruza kuba urwango ntabwo aba yemeye gufata amafaranga ibihumbi 200 ngari uriya muganga ngabiduwe ni isoni n'ibimwaro professor aradukunda ahubwo yageze mu mujyi wenda n'icyo gikobwa wamusanganye wasanga nacyo cyamushutse ubu ariko ko natwe twasaza ari kumwe n'igikobwa nawe se ni igikobwa ukuntu cyavuze ngo turi imihirimbira umugo ibaze rero icyo ni igikobwa kimeze ukuntu kivuga nk'icyamize igikeri aha ni icyo ngicyo reba ese namwe kiriya cyamutwaye ubwenge ariko mbega umukobwa umva kubwira umuho uriya ntabwo yaba umukazana w'umuryango reka ntawamenya ahubwo se n'ikintu kincanga ko ntigeze nanakibona cyamusanze ku bitaro ngo kinamusubize wasanga wenda kitaranabimenye ko yakoze impanuka ahubwo se ko nta n'undi muntu tugize tubona kwa muganga umva re ibyo ngibyo tubyihorere ahubwo akira n'amafaranga yose uyatware none se umuhaye amafaranga ko yampaye ndayatwara gute kandi harimo ibihumbi 100 byawe wowe yajyane ndabizi neza ko ibyo ndi gukora bizangarukiye ubwo se sinaba nkubangamiye oya none se hari ayo nsabye cyangwa ni njyewe uyakwihereye nta kibazo hanyuma se nimara kuyajyana wowe yatware ugende mwicare hasi wowe na mama wawe sibyo mwiga umushinga mukora mwiteze imbere ku buryo mutazongera gusabiriza no guhingiririza no kubaho ubuzima bubabaye ntago mbibifuriza nshaka ko mukora mukiteza imbere nk'abandi bose sibyo umuho urakoze cyane pe ni ukuri inama ungiriye nzayikurikiza kandi uzabona yuko twiteje imbere wowe genda ukore witeze imbere ntugire ikibazo ngewe mfite akazi none se umuho ubu ko kuratahute ntugire ikibazo hari amafaranga make cyane nsigaranye kuri mobile money ubu ni ngiye ikintu nashaka kwibonanira na muganga amaso ku maso akambwira neza niba yarakize agataha cyangwa ko niba kiri mu bitaro kuko n'ubundi nari bugutegere nawe ugataha umva umuho noneho ngewe nditegera sibyo gusa wowe ntugire ikibazo tugiye kugenda dukore twiteze imbere urumva hari umugore twahingiraga umuhoza yadusuzuguraga akatunyohagiza ariko ndizera yuko abantu bose bazabona yuko Imana igihe cyose ishaka yakwibuka ubuzima bwe bugahinduka oya ari n'ubundi kugutegera ngenda gutegera ahubwo aya mafaranga
uyatware wowe na mama wawe mwicare mutekereze ikintu mwayakoresha mwizayabyaza andi mafaranga muyabyaza umusaruro uretse ko nyine wenda mushobora nko kugeraho mukicara wenda mukagura nk'izo nyama mugatekana ka boyiro mukisanura nyine ariko andasigaye mukayakoresha neza ku buryo ahubwo reba hano mu ikote ataza kugira iyo uzi hagize umuntu yabona yakomeka mpaka urakoze cyane Imana iguha umugisha cyane ukuri gusa nawe natwe tuzakwereka yumva ni ukuri pe muzakora uko mushoboye kose ntimuzongere gutuma rubanda babasuzugura umuhora koze Imana ni ukuri nshangaho tugende dufata imodoka